mwana wanjye kuva mufite ifoto yawe nawe nzakubona imana ibirimo mwana wa nzakubona pe mfite icyizere mfite ibyiringiro nzakubona ura Isabelle kaba kari mu biki koko kaba kagiye kagashingiye mu byumba karimo kagira gate uriya yicaye mu cyumba ataza ngo dupange iby'umugoroba arabona bigenda bita ariko Isabelle wabaye ute koko ubu nzajya mpora ngubwiriza ibintu byose koko ibintu byose nkubwiriza utagira ikintu wibwiriza ukungana uko nguko wagiye wumva koko ubu Isabelle nzamukorera iki koko ubundi uticaye iri kuntuka no gutungana nta kindi kintu wakora uko se unde unshinze hejuru ngwino wicare hariya ubwo se unshinze hejuru mu biki tambuka uze wicare hariya nzare uko wagira ngo uri mukamamba uri mukadata nako nimba ari nako babivuga koko wewe se kugenda ugaheririya ubuhezi iri uri mu biki wari uryamye se wari uri mu biki yewe kesho twafuze narinde kuzinga imyenda ese wari wabimbwiye agenda ugaheriyo ntiwibuke ko umugoroba ukubye nuko ugacece kugaheriyo ngiye se ko ndeba ntamenye murambabaza ndakubabaza murambabaza ntabwo nshaka kukubabaza nabwo wabigizemo uruhare Isabelle sohoka cishwanga ubundi kaba kari mu biki ubundi kaba kari mu biki nikihuta reka gende ubundi uburi mu biki koko Isabelle koko ubwo se bucyaho mu biki nta no kwege kuva twakwimukira mbese bagira ngo kuva twakwimukira nta gitekerezo nta bwenge no kwicara kigunze kaba kigunze mu biki mbese ubundi kandi ibyo ntabyumva wigunze mu biki ubundi Isabelle wigunze mu biki ni amahoro ubwo koko ni amahoro guhora wigunze guhora nta kazi ukora guhora winihisha ese ubwo ni amahoro koko ubundi ubwo ngaho mbwira di ni amahoro ubwo ni amahoro oya ni amahoro rwose wowe urunshinja ibintu utanamenya oya ni amahoro njye ndabona atari amahoro reba uko mu maso yawe usigaye usa warakobanye wahindutse ukuntu reba n'umubiri wawe ukuntu usa koko ubu urasute none se ntitwisiga ubuto kuba mwisiga ubuto se byavuga ko musa mutyo mwisiga ubuto wabaye ikimara mwabaye tudo wamubonye simbyumva to sinabibabwiye garuka ko wari kubufata amamagara iki hano ana pengine nagira ngo tuganire yewe nawe tuganire iki hari ibintu ushaka kukubwira ko nyine vuga bohora abaturanyi bataza kubyumva sasa utangiye kumpa kondisiyo zo kuvuga kujya abaturanyi batanyumva nyine uretse gato kubwira vuga vuba nyine kare naje kuruka ndi kumwe na mama ako nyine ntabwo mbizi nimba naratwese yego se sha wowe utwita impossible utwita se gute umuntu w'amajipo maremare se utwita inda ni iyande nta muntu nigeze ndyamana nawe yo disi abaye marayika yeshwe nta muntu nigeze ndyamana nawe hanyuma inda yavuye hehe yaraje kwituramo se kashinga kicaye aho ngaho noneho kagize n'amata noneho ntabwo ndaza kujya gake ko kansokere mu rugo kagira kuba Isabelle kuba cyane ese Isabelle kumbona wicaye hano ufite ikihe kibazo Chafide ene sinagwisha kubundi kansi ikintu ntumva hora umbwira Isabelle ku muhanda Isabelle ntawe uhari Isabelle ntishibi nibi Isabelle yagiye hehe Isabelle rero buriya Isabelle yarananiye pe yambere umwana mubi ko nawe ntago ari umwana mwiza se nta kibazo nyine nuko byagenze nyine na wa mupapa nakubwiraga nakubwiye ninaza akabaza ugira ubwenge wa wundi wigize kuza buriya ni papa we rero niwe twamubyaranye buriya
oya hari ibintu ntumva neza ugomba kuzabanza ukansobanurira kuko hari ibintu ngushaho nanjye ubwanjye bikanca. uriya nyine namubwiraga kuriya kuko Isabelle yari yaragiye gira ngo papa w'umwana atagira ikibazo. byawe ntabwo mbese nta nubwo biri kwinjira neza. none se ko abantu bavuga ko waba waramwirukanye ngo yagiye atwite bimeze bite? oya umva Isabelle yarambabaje. urabizi wowe yagiye atwite uriya mwana naramuruhanye. ubwo se umuntu waba utwite uretse gutwita ni ikibazo. ariko ubwo cyangwa nawe waba utwite aho ngaho. njye atasi njye no. urumva ibyo bintu byavamo? uriya mwana naramuruhanye uriya mwana twaragoranye ise yaramuntanye none se urumva nabigenza njyewe narababaye nagende. utwite ntabwo ari ikibazo agomba kugaruka mu muryango tukareba umwana tukamwita wabona arimo arangara hano hanze. njyewe ndere umwana ndere n'umwana we ibyo ni ibibazo uri kwishyira ku mutwe kandi kugera umwana ntabwo byanankundira. umva Jackie ntabwo byashoboka. oya urumva njye nabyemera tekereza neza ntabwo byazankundira. wese ninde uguhamagaye? uretse mbaze ndaje. nese ubundi uratwite? ntabwo mbizi se ko nta muntu twaryamanye. ariko mana yanjye none se ubwo ngubwo tuvuge ngo uri Mariya none se niyo umwuka? ariko nawe numbwire gutyo. umva rero njye nkubwire nyine twari twicaye njye na bagenzi banjye nyine twaratekereje kuzagufasha. nanjye nyine uko ndeba gutya ntago nyiba mu rugo. byagenze gute se nawe wabanye nkangira twite? se natwarinda ndekigoryi mujye mubura kumenya ubwenge. nyine njye n'izanduru nyine z'ababyeyi ariko njye nta kintu bimbwiye. mba muri geto nyine n'inshuti zanjye. muri geto? geto geto si merite? emerute gusa umuntu nkawe wayimenya gute ubundi? ndumva nimba uri kubye. none se banza umbwire ngo uratwite? ntabwo mbizi. ariko noneho mbonye amakuru ngo iki? mbabarira afite mbabarira utazagenda kubivuga. ubwo iyi nkuru nayisakaje nazavuga iki kindi naba naracitswe. cyokoze urambabaje mwana w'umukobwa. mwaravuze ngo muzamfashe iki? umva nyine njye nari nateguye nyine kuzanira inkweto abandi nyine bamutwenda nyine ngo nzakuzanire. none reba duhuriye no ku muhanda naje n'iwanyu ndakubura. ntahangaha nsigaye nibira ariko ubuzaza ushobora kuzambona ahandi hantu ngenda ngeze. uburara mu muhanda nta kuntu waza. ariko hoya uwo mutwara se w'izo nda zawe waba utuzanyeho urabona atari imigogoro? none se inda nkanzaruka ariko mba nariye cyane. wariye cyane ku buryo umubyeyi wakubyaye nzarya bikeya. banza umbwire ku buryo umubyeyi wakubyaye yakureba akayoberwa ko umukobwa we atwite? nse bibonera basi biri kugaragara. dore ndabona ubwiso bwaranogonotse nanjye niko numva bavuga. ndabona ubugufa bwaranamye kumbi wirirwa mu mihanda wabaye uw'umuhanda. ngo nta kibazo nawe mfatanya nawe. none se banza umbwire ibyo ndi buguhenda biguhera hano mu muhanda zagaruke. urabima mbihindure ntabwo mperuka guhindura imyenda. uri no kunuka. Zabe dore nyine twadukweto nutu dore n'aka gakanzu umva ni keza. akira umva rero uhita ugenda ukuremo bino byenda kuko ese ubundi uheruka koga ryari? reka mbikuriremo hano ahubwo sibyo. uheruka koga ryari? ndumva uri kunuka. nyine noga amazi abandi bamejesheje. man cyakuze reka mbabwire bore ni sawa kabisa. umva zana umuzigo shemo ngufitiye inkuru. abakongo bani bavuga ngo bisodo. umva inkuru ishyushye. mbe ndi kumanuka ngiye kwa Isabelle ngiye kumureba. usanga yicaye ku muhanda none se ko wicaye aha ngaho naje barambwiye ko nyine ngo waranyirukanye. ntumeze se bakwirukanye gute umwana witonda nkawe? nyamibwa ngumva ngo nyine ngo mama ngo yari ngo yasanze ngo ntwite. ndamubwira koko se nibyo we
ngo nanjye ntago mbizi ngo nyine ngo nanjye ngo mbyumva gutyo ndari ndayiguteye ngo njyewe ngo ntawe ndamubwira noneho ubaye Mariya wa kabiri umva numiwe ariko n'ukuntu uriya mwana yitondaga umva ahubwo nari mfitanye gahunda na Anabela wa mukuru we kakobwa gashyashya kaje ku kigo kandi nyine ubwo nyine twari twavuganye ambwira ahantu turi buhurire ese nta kuntu wahindura tukajyana isha umvagira nyine vuba vuba shit